Secretary. Okay, ngiyi voice umva no voice. Umva tegura ikiganiro tuhatwike. Nsabi umuntu yaje muri comment aramutuka we. Aba ni video nabonye zacu yari yashyizeho bavuga ngo dore ngo Nsabi n'umukunzi we. Akavideo nyine ubona akabibi kiwe kari guslaying ukuntu tu. Noneho umva the guy sinzi the guy wivanze muri comment baravuze ngo ariko ngo abanyarwanda ngo mwataye umuco koko ngo niba ugiye kukurongora ngo ubwo wabuze umugabo ngo wabuze undi muntu ukurongora ngo ku buryo umutungo ngo wari ugiye kukurongora. Namwe mujye munyumvira guys, niyo mpamvu mbabwira ntimwoka bya Nsabi mwakunze mukanamushima nka Nsabimana Eric wamenyekanye kuva muri 2020 nk'umunyarwenya usekeje cyane ndetse wanatunguye benshi. Mwaramukunze mumukunda nk'umunyabirwenya ndetse n'umukinnyi w'umuhanga wa filime. Gusa nyuma y'umwaka wose urenga yaje guhura n'uruva gusenya rukumwe mu bamwise umuhutu ndetse bakanavuga yuko ngo ari umuhutu wo mu koko. Nyuma y'uko bavuze ngo Nsabi ni umuhutu, Kasuku yaje kuza arafatanya n'abandi bose bari babifite mu bubasha maze bazana video yumvikanishaga Nsabi bamwita umuhutu. Amwe mu majwi Jackson Mipango yafashe akanashyira ku mbuga nkoranyambaga yumvikanaga bari kuvuga yuko ngo Nsabi ari umuhutu. Bimwe mu bintu byababaje abantu benshi, nubwo Nsabi atigeze agira icyo abitangazaho ahubwo akababara cyane. Gusa nubwo atigeze abigaragaza cyangwa se ngo ashaka kubigarukaho, ni imwe mu bintu byamuteye shock ndetse biranamubabaza, bimubabaza igihe kirekire cyane. Icyakoze kubw'amahirwe Nsabi ntabwo yigize ashaka gukurikirana uwamututse, nubwo Kasuku cyangwa Jackson Mipango yabashije kumukurikirana ndetse ngo anamwiteho. Gusa nubwo ibi byose byakomeje kujya mbere, ni imwe mu byari bisanzwe n'ubugende bigenda bibaho haba mu bihe bya vuba, ibya none ndetse na mbere hose. Nubwo Nsabi yiswe umuhutu bikamurenga, bigasa nk'ibibaye amahirwe y'uko wenda yari agiye gufashwa n'uyu nguyu Jackson Mipango nawe utari warorohewe n'ibi ngibi yari yaranyuzemo, bitewe n'uko nawe yari yariswe umuhutu, akitwa umuhutu abyiswe n'umunyamakuru witwa Nkundineza Jean Paul. Ubu ngubu noneho nawe yari abonye impamvu yo kubigarukaho, nubwo we yari yamaje kugirwa umwere n'abagendaga bavuga yuko ngo yari yamaje gusaba imbabazi n'uno munyamakuru Nsanzineza Jean Paul wari wandagaje izina rye ndetse akanamusebya bidasanzwe. Nyuma y'ibyo byose byagiye bikomeza kuvuga uyu nguyu Kambale Wironja cyangwa se Kasuku mwamenye nka Jackson Mipango icyogere mu nkuba, umwami w'abagore, yari yaramaje guhangamurwa na benshi bagendaga banamushinja yuko ngo agiye agira ibihe byinshi bitandukanye byo kugenda yiyemera, ndetse benshi bakavuga yuko ngo yatukaga benshi agahangara bamwe twitaga inkorokoro, ndetse ngo akanamenyekana mu gutuka abo yitaga ibigarasha nk'abari mu opposition y'igihugu cyangwa se ngo barwanyaga igihugu cy'u Rwanda. Nubwo byari bimeze bityo, nanone Nsabi nawe Nsabimana Eric nyuma y'uko yariswe umuhutu ndetse abyandikiwe no muri komenti, ni imwe mu bintu byababaje abantu benshi cyane. Benshi barababaye na Nsabi biramubabaza nubwo nta kintu yigeze ashaka kubitangazaho. Gusa bamwe mu bakorera muri sinema nyarwanda n'abanyamakuru muri rusange barababaye. Ubundi ibi byose ngo bizatangiye ubwo Nsabi yari ari gushyira video ye hanze ari kumwe n'umukunzi we bishimye, ngo maze umuntu umwe ajya muri komenti arandika ngo ese wagakobwa wabuze umugabo ku buryo uba ugenda muri abangaba b'abahutu bansaba abangaba. Nk'uko mwakomeje kugenda mubisobanukirwa, uwo muntu ngo yagiye muri komenti arandika ngo ese wa mukobwa we mwiza gutyo wabuze abasore ndetse ubura n'abagabo ku buryo wemera kurongorwa n'umuhutu nka Nsabi. Bimwe mu bintu byababaje abantu benshi ndetse n'iyo komenti bayigarukaho. Ku bufatanye na Kasuku Media TV nibwo twaje kubona ano majwi
y'uno mukobwa wabwiraga Gasukugo ngo bagiye gutegura ikiganiro cyo gutuka ikigarasha cyari cyazonze abanyarwanda bose kikita Nsave Umuhutu kandi ngo ari umunyarwanda. Ni bimwe mu byabaje abantu benshi cyane ndetse banakomeza kubigarukaho bibaza ngo nimba hari abantu koko bakita cyangwa bakibanda ku bijyanye n'ubwoko. Bavuga yuko ngo amacakubiri akwiye gucika ndetse ngano bose kari abanyarwanda ngo bagomba no gusenyera umugozi umwe. Nubwo ibyo byose byagenze gutyo, uwo muntu ni umwe mu bababaje abantu benshi. Gusa njye wumva the idea is the action king, you have to look me and love me. Kanda subscribe ubundi reka ngusigiremo amajwi y'uko ibi byose byagenze kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi k'ibyagiye biba byose, hanyuma ndaza nshyiraho umusozo. Murakoze. Okay, ngiyi voice uva no voice. Umva tegura ikiganiro tuhatwike. Nsabi umuntu yaje muri comment aramutuka we. Ni video nabonye Zaceri yashyizeho bavuga ngo dore Nsabi n'umukunzi we. Aka video nyine ubona ka baby kiwe kari guslaying ukuntu noneho umva the guy sinzi the guy wivanze muri comment baravuze ngo ariko ngo abanyarwanda ngo mwataye umuco koko ngo niwe ugiye kukurongora ngo ubwo wabuze umugabo ngo wabuze undi muntu ukurongora ngo ku buryo umutungo ngo wari ugiye kukurongora. Namwe mujya munyumvira guys, niyo mpamvu mbabwira ntimwokabyara mwe umuntu wese ufite amacakubiri, umuntu wese ufite iyo ngengabitekerezo ntabwo dushobora kumureberera twebwe nk'urubyiruko. Wetse abanyarwandakazi mwataye muramamagarira nawe ndashaka ko tumwicarira tukamutuka bugarasha. Nahise nandika muri komenti ndavuga se wa mbwa we Nsabi ko ari umunyarwanda w'umunyarwenya n'umuhutu. Ubutu ni twatubwa twirirwa tugaramye mu mageto yacu tuvuga ubusa, kandi koko nitwo twirirwa tugaramye mu mageto yacu tuvuga ubusa ku mawifi y'ubuntu tutazi niyo twavanye. Ututubwa twa Nyagasyuguri nitwo tuza muri komenti kuvuga ubusa. Turenda kuzakuraho wifi tukabadekonekita cyangwa tugahindura password, ukajya uza bukaryama bukabyuka bugahenuka bukagenda tukabugaburira bukarya. Ariko ibyo kuba wifi zo kuvuga ubusa tansiyo. Umva mbabarira tuze kuza kubuhenera ububwa bwo kwa Mukankiko na Tomasi, ubundi ntabwo waba kwa biriya bihennye ngo uvuga ibintu bizima. Umuntu yibereye mu rukundo, ikindi nacyo kiri kureresa abahutu. Abahutu ni kuvuga iki? Ngira ngo mwese mwabyiyumviye rero, ngiye ngushishikariza gukanda subscribe. Naho ngiye wumva the idea is the action king, you have to look me and love me. Naho ubutaha. ako kanya ukaba wahita ujya amageragere ugize gute utarinze guca buri gade.